Ikinya kwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'isengero abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataho iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga bya intambara ziri ku isi na survival y'igihugu isengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se they just cheat abenshi they just cheat ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe bifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone yes ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose irisenga abanyafurika mwara icyo navuga ni kimwe nuko imperuka ihereye mu Rwanda Perezida niba avuga ati mu gihugu cyanjye nta rusengero rwakabaye rurimo niyabona ntacyo rwinjiza mu gihugu cye remove twitera u Rwanda rwaca amabuye ariko n'abakristo n'abashumba nabo twibatera iki amabuye urabona itorero ryashyiraho gahunda ya Giringa itorero rifite ingengo y'imari nk'iy'igihugu ni irihe rimbwire hano mu Rwanda si ngombwa Girinka kandi ari cyo mbajije ntabwo insengero ari ikibazo nta nubwo na leta ari ikibazo ahubwo ikibazo n'abazisengera kuko niba umuntu agiye gusenga ntakoze ibyo gusenga niyo mpamvu nta rusohokemo agenda ashyire mu bikorwa ibyo akwiriye kubashyira mu bikorwa ariko yibeshya abantu ko ari kugira ute ari gusenga hariyo kizagera insengero zigafungwa sinjye wabyanditse muri Bibiliya iki ngiki ni igihe cy'umukristo nyamukristo akwiriye gutungwa na cya kindi yamenye subiramo ako kantu nta n'ikindi narenze aha ngaha urakoze cyane nanjye ikiganiro nkisoreje ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe ndetse mutahwema no kudukurikirana hano kuri Prophete Ezekiel TV by'umwihariko mudukurikira muherereye mu Rwanda muri Afrika y'Uburasirazuba ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange namwe mudukurikira muri ku migabane itandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turizera ko muri amahoro turizera ko ibintu byanyu biri kugenda ari umugisha nge nitwa Depiwa nk'ibisanzwe turagarutse mu kiganiro cyacu cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye aho hanyura n'ibibwirizwa bigiye bitandukanye ariko nkuko mubibona twagarukanye n'umutumirwa wanyu mukunda cyane yitwa Pastor Ezekiel yagarutse ambabarire kumuvuga amazina sinzi niba nyavuze yose ariko nawe ni karibara hibereye aratwibwira birambuye cyane kari na CEO wa Prophet Ezekiel TV tuguhaye ikaze murakoze cyane Yesu ashimwe Yesu nahimbaswe munsi noneho waje wambaye mu gapira keza rwose aga-t-shirt keza bo ni klima yabiteye ahantu harashyushye cyane ariko nta n'impamvu yo kujya duhora twiziritsa amakora twiziritsa amakoti imyambaro idahesheje Imana icyubahiro ntidukwiriye kuyambara ariko niba bitagayitse reka tuvuge Imana nitagize ikitwaye nayo ibigomba kwambarwa amakuru ni meza turashima Imana impeho n'umwuka uraha hanze byose birajyana n'umugisha n'ukwisanga n'ukuva mu bwiza tujya mu bundi tudatinze buriya iyo umaze kuvuga uti murashima Imana ibintu byose aba ari amahoro ndetse aba ari n'umugisha ariko reka turase ku ntego ikiganiro n'abanyamakuru mukuru w'igihugu
w'u Rwanda yagiranye n'abanyamakuru, hajemo ingingo umunyamakuru yamubajije ku kijyanye n'insengero. Uyu munsi insengero zirafunze, hari zahagaritswe burundu ariko hari n'izafunzwe kubera ko hari zitari zuzuza ibisabwa kugira ngo zifungurirwe. Abajijwe impamvu hari insengero zujuje ibisabwa ariko zikaba zidafungurwa, yarashubije ati ku bwanjye, kuri njye nazifunga ahubwo zose burundu. Iki kiganiro cyangwa se iki gisubizo kimeze gutya, mwacyakiriye mute nk'abanyamasengesho, nk'abantu babarizwa kenshi mu rusengero? Iki gisubizo ari muyiteze? Murakoze cyane. Tutaratangira kugira ibyo dusubiza, reka twiragize Imana. Ntacyo wakora utari kumwe nayo, ntacyo wageraho utari kumwe nayo. Niyo mpamvu mbere ya byose dukwiye gushyira Imana imbere kugira ngo idushoboze nibikurikira. Amen. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya ngo uze kubana natwe, ukingure imbaraga z'imitekerereze kandi Mwuka wera aze kudushoboza, atwuzuze kandi aduhereze igikwiriye kugira ngo abe ari cyo tubwira ubwoko bwawe kuri uyu mwanya. Unyemerere buri umwe wese uza gukurikira ibi biganiro kimwe n'ijambo ryawe rishobora kuhanyura cyangwa impanuro, bize gufasha imitima ya buri umwe kandi bize kudushyigikira no kurushaho kuduteza intambwe igana mu bwami bwawe. Unanize buri kimwe, uhereze umugisha buri umwe wese kandi byose bibere kuguhesha icyubahiro Mwami. Uheze Satani n'imbaraga ze gukora ku mwijima kunanirwe, imbaraga z'abarangi, z'abadayimoni, iz'abapfumu ndetse iz'amagini n'izabiheko n'izanyabingizo zose zihagarare, ahubwo ubushake bwawe bane natwe muri byose. Urakoze. Amen. Amen. Byambere rwose ku kibazo. Murakoze. Yego. Ni ukuvuga icyo nakubwira ni kimwe kuri politike iyoboye u Rwanda. Nge ntago ndi umunyepolitike ariko tuyibamo. Tuyibamo. Buriya n'umuyobozi uyoboye urugo nawe ni umunyepolitike, kuko ntiwayobora urugo udafite politike. Yego. Siritu noneho kuba ufite inshingano zo kuyobora abantu barenze 100, barenze 100, byensire ko uri umunyepolitike nawe hehe wihariye ku giti cyawe, banafite n'imyemerere itandukanye. Urakoze cyane. Urambajije ngo nyakubahwa perezida w'igihugu yaravuze ati nge ku bwanjye nta n'urusengero na rumwe rwakabaye rusenga hehe mu Rwanda. Yego. Ibintu yavuze ni ukuri. Ati mwanakoresha telefone. Yes. None se reka nkubwire. Yego. Habyarimana ayoboye u Rwanda nge ntago nari ndavuka. Ariko nicyo kiza cyo kwiga, twiza amateka. Nicyo kiza cyo kwiga. Ngo numva ko intambara zatangiye 1959, sinari nshaka kuvuga kuri ayo mateka, ahubwo icyo nari ngendere kwa rukuvuga ngo impunzi z'abanyarwanda zari hanze bagiye batorongezwa mu byabo, abandi bakirukanwa, abandi bakabona ko nta makiriro, bakagira gute, bakagenda. Anyway, Habyarimana yaravugaga ngo u Rwanda ni ruto. Ubu ngubu uramutse ufashe ikirahuri ugashyiramo amazi ukacyuzuza, none hari ikindi kintu wakongeramo, ya mazi yagira ute, yameneka. Rero u Rwanda rugize ute, ruruzuye. Kimwe mu kintu gikomeye cyabayeho, RPA Imana bahereza umugisha. Amen. Bararwanye. Vuga ati niba kugera mu gihugu mu buryo buciye mu mahoro no mu mutekano bidakunze, reka twe turwane. Nidutsindwa okay, nidutsinda tuzishimira intsinzi y'icyo twagize ute, twarwaniye. Ibyo wari uvuze byavuyeho, ahubwo n'abanyamahanga baturutse ahandi bari abimukira bari kuzanwa mu Rwanda kugira ngo niho ngira ngo nsoze. Rero urajya gusanga ko abaturage bariho icyo gihe, natwe twarimo mu kuvuka icyo gihe, n'abandi bavutse nyuma yacu, abaturage bariyongeye ku rugero runini cyane. Yego. Icya kabiri, ntekereza ko ngo icyo gihe ngo u Rwanda rwari rufite abaturage bageraga muri miliyoni zitarenze 7, igihugu cyose. Ariko uyu munsi zirarenga 15. Ni ukuvuga ngo rero niba
abaturage barimo barikubye kabiri ku miyoborere ya Paul Kagame. Uranyumva? None u Rwanda hari izindi mbago zagutse ko rwabaye runini rukongera rukaba runini rukaniyongeza rukaba runini, hari cyarenzeho. Watunyujije kure ariko unegereje hano biraza guhurira n'ikibazo nabajije. Niho nashaka kukwereka ko politike zirutanwa. Niba muri politike ya Habyarimana akubwira ngo ikirahuri kiruzuye nta bantu bajya, undi akiyemeza agafata ishyamba akarara ingangi bugacya yafashe igihugu, igihugu yakibohoye cyarabaye gito cyarangiza kikaguka. Urumva ari nta mipaka yasubije inyuma, abantu bikubye kabiri ku barimo bakaba mu gihugu, ndetse n'abanyamahanga uyu munsi barimo baraza kujoyininga. Ngira ngo uyu munsi ushobora gusanga dufite nk'10% ry'abanyamahanga batuye u Rwanda, n'abandi barimo baza kugura, baza gutura. Dufite amahoteli atari make y'abanyamahanga kubera iki? Umutekano, amahoro bagira gute babona ari mu Rwanda, bakavuga ati utashyira imari ye hariya yayishyira hehe. Kimwe warumbajije uvuga ati se ibi bintu byo gufunga insengero burundu mwari mubyiteze? Niki iterambere rivuga? Uyu munsi turi muri digital. Uranyumva? Analogue twayisohotsemo. Nicyo bisobanuye kuvuga ngo mwanakoresha telefone n'ubwo buryo bwakuru. Telefone wowe tumaranye imyaka ingahe kwanza tuziranye? Ni imyaka itari mike. Telefone yanjye wigeze ubona iceceka kuvuga ubutumwa? Ashwi. Bishaka kuvuga iki? Biravuga ngo niba ukora ivuga butumwa ari umuhamagaro wawe, niba ubutumwa uvuga atari uguhahira inda, atari uguteka imitwe, atari ukubura uko ubigenza, atari ibyo bita scam, gusikaminga, oya buriya mu kindi kinyarwanda cyiza bajya bavuga ngo nayanda, amaco y'inda. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubutumwa buri muri wowe. Yesu we yarabisobanuye, yaravuze ngo nimwugira kwizera, nimugira kwizera ngo muzabasha gukora ibitangaza biruta ibingibi ngira gute, ibingibi ngewe ndimo gukora. Hano se ukaba ushatse kuvuga ko insengero zakurwaho, aho ziri hakaba hashyirwa ibikorwa remezo, abakristo bakajya bateranira ku online, cyane ko hari aho byagaragaye. Ntabwo ikibazo ari ibikorwa remezo, ahubwo iyi ngiri ni minsi y'imperuka turimo. Perezida niba avuga ati mu gihugu cyanjye nta rusengero rwakabaye rurimo, niyabona ntacyo rwinjiza mu gihugu cye, remove. Urusengero rwakabaye rwinjiza rero. Nyine ni ukuvuga ngo njye ku ruhare rwanjye ikiyobokamana rimaze rirafasha abantu guhinduka, rirafasha abantu kugira igenamigambi, rirafasha abantu kugira line plan, bakagira ubuzima bufite intego, ndetse bakanatinya ibyaha yaba ku buzima bwabo, ndetse no guba bagira ibyaha bituma amategeko agira gute abahana. Ibyo bintu bigize icyaha bakabyirinda babifashishijwemo n'iyobokamana. Ni ukuvuga uyu mwanya niba ku rusengero mfite abadiyakoni ni urugero 12, nkagira abakuru b'itorero 2, nkagira njyanama ihagaze ku bantu 7, juste nanjye ndimiyo ni biro y'itorero, tukagira amakorari 3, imwe itari munsi y'abantu 30, urumva na abantu 90. Hari abakristo, hari abashyitsi, hari n'inshuti z'itorero. Abo bantu bose uyu munsi bakaba batarajya mu rusengero, ntabwo bafite umutima wo kwihangana ku rugero batazatinyuka ibyaha, ngo bazategereza ko ubutumwa buca hehe, ku magrupe, ku ma WhatsApp, kuri za Google Meeting, kuri live stream n'ahandi. Ntabwo bizashoboka. Biravugwa ko sinzi niba wari ukirangije. Nari nkiri gusobanura. Yego, komeza. Ni ukuvuga ngo rero abatazabyihanganira bazatinyuka ibyaha, kubera ko nta muntu ukibabwira ngo iki kirazira, iki kirazira. Bazacungana n'amategeko avuga ati ni icyaha ndagikoze, amategeko namfata arampana, natamfata chance. Biravugwa ko ubundi mu muco cyangwa se indangagaciro z'insengero cyangwa se abakorera mu murimo w'Imana bakabaye ari ba bantu nyine
ibikorwa by'impuhwe by'urukundo ubundi byakabaye bihera hehe mu nzu y'Imana, cyane ko bigisha ibintu by'Imana, ndetse gufashanya, gukundana, ibintu nk'ibyo bikaba bibarizwa mu nzu y'Imana. Biravugwa ko ahubwo ari nibo bantu batajya bita ku bakristo babo ngo bave mu bukene, ugasanga umuntu arasenga ariko ni umukene, ugasanga ahubwo ateje ikibazo muri leta niyo iri kuza kumufasha kandi yirirwa hehe mu masengesho, yirirwa anasengana n'abandi, bigatuma rero na leta ifata nk'aho amadini n'amatorero nayo nta kintu yaba ari kumarira abanyarwanda mu bijyanye n'iterambere ryabo, ahubwo ari ibyo kubadindiza ndetse no kubaheza inyuma kugira ngo bahugire mu byo gusenga, bananirwe kwiyubaka ngo batere imbere. Yaba ari uko bimeze? Nge si uko mbibona, kubera ko hano leta nayo yaba iri kubangama. Ubundi iyo bavuze ngo leta ni umubyeyi wa bose. None kubera iki bataraca indaya zisora ngahe mu gihugu? Ko bataraca ibisambo ngo babishyire hari ababitumure? Ko ntabwo urusengero rudasora, none se ngo ngwiki me ibyo ngibyo ntago wabimenya. Ariko noneho niba hari imirimo itorero yafashaga igihugu, uranyumva, bavuze ko byibuze bazashyiraho umusoro deja bamwe baremera ati ngaho turemeye uburyo tuzatanga mwiki uwo musoro. Uri kunkurikirana? Ariko urabona ntibigaragajwe ngo bishyire hehe ku ruhame. Uri kunkurikirana? Na wa musoro ntugize gute, ntukenewe. Ese umusoro nicyo gisubizo, cyangwa igisubizo nuko ba bantu basengera muri rwa rusengero baba biyubatse bafite mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri, bameze neza? Urabona gahunda leta yashyizeho gahunda ya gira inka, ariko nta rusengero rwari rwashyiraho gahunda nk'iyo yo kugira ngo ndagusubiza nanjye nk'umukristo cyangwa nk'umunyarwanda. Yego, sibyo? Twitera u Rwanda rwaca amabuye, ariko n'abakristo n'abashumba nabo twibatera iki? Amabuye. Urabona itorero ryashyiraho gahunda ya giringa, itorero rifite ingengo y'imari nk'iy'igihugu, ni irihe rimbwire hano mu Rwanda? Si ngombwa gira inka kandi ari cyo mbajije. Birashoboka kuba mituweli n'ibindi bikorwa bituma mituweli abashumba batari bakeya barafasha abakristo babo. Uranyumva? Yego. Ariko ndumva ibi atari nabyo twatindaho. Icy'ingenzi ni kimwe, leta ntiyagakwiriye gufunga insengero, ahubwo leta yagombye gushyiraho urugaga rw'amatorero. Urwo rugaga rukagira planification imenya ayo matorero ngo bimeze ute. Urugero nge naguhereza, urazi ko hano hirya kwa Uganda, ariko ntago Uganda irahinduka u Rwanda, ni urugero. Hariya umusore uri bushyingirwe, urimo kunkurikirana? Yego. Ntago ibyo bintu, ntago umusore yirirwa ajya kuri leta afata wamubyiza ajya kugira gute. Ubifite mu nshingano, abafite fomu yahawe na government, agasezeranya abantu imbere y'Imana. Za fomu akajya kuzipresenta muri government ikabyuzuza hehe muri systeme y'iki y'igihugu, ko muntu yasezeranye hari n'uwo bagira gute, hari n'uwo babana. Ariko agahugu umuco wako n'akandi. Niyo mpamvu nkubwiye ngo urwo urugero. Urumva ko icyo ni ikintu Uganda yagize gute, yubatse hehe mu gihugu cyabo. Kuvuga ngo umuntu ngo yasezeranye ngo gitifu azica umubyizi wo kwita ku baturage, agiye kwirirwa arasezeranya abantu, uwo mwanya ntawe afite. Ahubwo bajya ku rusengero, pasiteri akabashyingira, amara kubashyingira akajyana ripoti hehe kuri leta. Burya twashyingiye abasore aba n'aba, dusezeranya abagabo n'aba, abakobwa aba n'aba, abagore aba n'aba. Iyo mibare akagira utakayitanga, leta igashyira hehe muri systeme, ku buryo ugera muri migration ukababwira ati ngewe ndubatse, ture muri systeme amazina yawe iki, ako kanya tayari bikagira ute, bigashoboka. Rwari urugero. Ubwo rero mu Rwanda nta amadini n'amatorero nta mikoranire myiza yaba ifitanye na leta. Suko wabyita kubera ko hari n'ibyo leta ikora nge nkanayigarukira rimwe na rimwe. Nk'iyo ujya kureba uyu munsi ADPR, reka nyitunga agatoki, nuko nkwiriye kugatunga ADPR. Oya ntuyibasire, uvuge muri rusange. Ntago ari ukuyibasira. Impamvu mvuga ADPR, niryo torero ryamamaje cyane
ibintu bijyanye n'umwuka wera, ubutumwa bwiza rwose, ubuhanuzi bugira gute, buramamara mu gihugu no mu bihugu. None uyu munsi muri ADPR bagira igice cy'abambaye bikini na mini n'abadefirije kandi aribo babirwanyaga. Urazi ko mperutse guhura n'ikibazo kimeze gutyo, umuntu arampamagara, yari yabonye ndi kumwe na Ndera na mama Clarisse, ati pastor ngaho sobanura ko mwamye mutwigisha ko kudefiriza ari icyaha, gutereka inzara ari icyaha, kwambara ipantaro ari icyaha, none ko dusigaye tubona aba muza kuri kamera mubyambaye, mwadefirije, mwanyereje, mwagize gute, inzara mwazisongoye, none ubu butumwa bwarahindutse cyangwa bwarakomeje? None niba bwarahindutse ko mutabitumenyesheje, none niba butarahindutse, bariya abantu nibamara gupfa bazajya mu ijuru, bizagenda gute? Wamushubije ngo iki? Urumva nahise njya mu cyo bita amateka. Nagiye mu cyo bita amateka, mbabwira ko Yesu Kristo agisubira mu ijuru niwe watangije umurimo w'iki wivuga butumwa, ubutumwa bwiza. Ariko agiye gushinga itorero arishinga ku mugabo witwa nde? Petero. Petero uwo bamusigira n'umubatizo w'amazi menshi. Uri kunkurikirana? Yego. Kuva muri 33 ukageza muri 330 gutya, nanone bagiye ngo kubatiza umwami, barangije abashumba bahinduka abasenzi, ngo hoya ngo wadubika ngo umwami ngo byagaragara nabi, ngo buriya ngo ntibyaba bigayitse. Arangije ngo bafata amazi bashyira mu nkongoro, ngo bamusuke hehe? Ku mutwe, ngo bere kumudubika hehe? Urumva icyari kibaye icyo gihe? Ni ukuvuga ngo icyo gihe hari hatangiye icyo bita intambara ntagatifu. Mu basilamu ho bazita jihad. Uranyumva? Iryo kurakurananwa rero, umwe yari akavuga ati amabwiriza ya Katolike avuga ibi nibi, uburyo urusengero rugomba kubakwa, ibitereko, ibicanira, amatabazi, biki buri kimwe. Urumva? Undi nawe atariko ibi ngibi wabireka, agafasha abantu nabo bashaka kugira gute kwizera. Twe byibuze mu myaka 200 ubutumwa bwiza bugeze hano. Koko nibyo bamwe baravuga ati Imana y'u Rwanda ni Nyabingi, nkuko Uganda bavuga ko Imana yaho ari Kabaka. Uranyumva neza? Abaha ngaha bizereraga muri za Biheko, za Ryangombe, za Ryakajumba, za Nyamuragira, aho ngaha ariho bizerera. Tubijyanemo neza, wigeze kuvuga ngo hari aho bigera leta y'u Rwanda ukayigarukira. Niho mujyo leta rero y'u Rwanda ho nyigarukira rimwe, nuko abatangiye bigisha ibyiza babiherukishije ibibi. None se ntuzi ko ADPR uyu munsi nyobozi bongeye kuyihagarika? RGB yayihagaritse kabisa. Uvuga muri rusange, wivuga ADPR. Impamvu mvuze ADPR nuko ari bo mboni. Erega nugiye gushinga itorero mu gitondo kugira ngo abakristo atababura, babwira ati nta cyahindutse, gahunda ni nk'iza ADPR. Uranyumva neza? Urumva nawe hari ibyo bavuga ati Siro wa mucaci yaraje ibangama ibi, ministry niyi, hari methodiste ni methodiste libre, methodiste ki. Urumva? Ariko ADPR ishobora kuba yaranditse izina ryo kugira abantu b'inyangamugayo, bafite imico myiza mu myambarire, mu mivugire bizerwa mbese. Noneho rero igihe kirageze, babona ko basohotse abantu benshi muri ADPR, baravuga ati rero erega n'itegeko bararitoye muri ADPR ko kunywa inzoga ntacyo bitwaye. Bararitoye pe. Kuri umuntu yanywaga inzoga bakamuca rwose, ubu muri ADPR biragoye ko wayinywa bakaguca. Uri kunkurikirana? Ntacyo bitwaye. Uri kumva? Bikini. Kera umuntu yacaga ku muryango w'urusengero yambaye bikini cyangwa mini, bakabana mutera amabuye ati kiriya kivume rwose, ati uriya nawe byarananiranye. Ariko uyu munsi babahereza umwanya mu nzira kubera ko bari abana n'abakozi b'amafaranga, bavuga ati muze muyazaneho. Uranyumva? None se ibi bigahura na cya gitambaro cyateje impaka cyazamuwe muri ADPR.
ibyo byose urumva nyine nabo bari binjiye mu bucuruzi, bavuye mu yobokamana bageze hehe muri eliminati ku mugaragaro. Niyo mpamvu ndi kuvuga nti tuvuge muri rusange amatorero, muri rusange nyine nge nibyo ndi kukubwira, kuko n'ahandi ntago ari shyashya abantu. Aha nyine impamvu hatari shyashya, urumva bura iyo umutima warwaye umubiri ntago wagira ubuzima. Yego. Hanyuma rero impamvu nakubwiye ngo ikurakuranwamo ry'ayo matorero, niba itorero nka ADEPR ndetse wajya kureba Abangirikani, EPR bari bameze nk'abari muri seri imwe, hatangira kuba ibindi bikomeye cyane. Niho haje ADEPR z'umuriro, haza n'iz'amazi, haza n'iz'imiyaga. Nose n'ujya uvuga ngo ni Pentecote y'umuriro. None se ubwo urumva bose barimo baratsukira hehe nk'intumwa Pentecote, uzumva ko n'abandi yenda ari ababyinnyi Pentecote, hazaza n'abasingiza Pentecote, haze n'abaramya Pentecote. Niyo mpamvu nkubwiye ngo leta hari bimwe ikora nkayigarukira. Kuba amatorero yarabaye menshi mu gihugu, maze nkurikirane, kwari ugukurakuranwamo. Uranyumva? Abantu bari guhangana. Aha. Banahangana, hari n'abakuramo inyungu zabo. Urugero, ADEPR ati nta wasuka, nta wakwambara ipantaro, nta wagira uti, ariko iyo ugeze kwa Gitwaza barazambara cyane. Ni urugero, ariko yarabiciye avuga ati nkazaza mbona umucuranzi cyangwa undi muntu uri kuramya hari hano imbere. Abo ni abakozi mu nshingano, ariko umukristo arabyemerewe. Umukristo ariko nta rubanza. Kuki nta rubanza? Wamucira urubanza. Nawe akwiye kwigishwa akagera ku rugero yemera nk'uko umuyobora. Erega Yesu yaravuze ngo mukwiye kugera ikirenge mu cyane. Erega hari igihe batarahinduka kandi yemerewe kuza kwinjira mu. None rero wundi umubona hanze azavuga ngo dore umuyoboke wo kwande. Erega agakiza n'akabarwaye ntago ari akabakijijwe. Agakiza ntago ari akabarwaye, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Urimo kunyumva? Ahubwo ntago ari ak'abantu rusange. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umwe azizera kwambara ipantaro, undi yizere kwambara bikini. Ahubwo se niko uwabatije Jackie amubatije kangahe? Brian siwe. Kuki se babashyira hariya imbere? Ni ifaranga bazana. Ariko bijyana n'igihe tugezemo, hari iterambere tugezemo. Ngira ngo ndabyibuka amapantaro akiza, wabonaga umugore cyangwa umukobwa wambaye ipantaro kavuga ati noneho isi irarimbutse. Ubu kuri ubu ngubu umugore wambaye ipantaro nta kibazo, ahubwo niwe muntu uba wambaye neza, sibyo? Ibi ngibi niyo mpamvu mvuze ntibishobora kuba biterwa n'iterambere n'aho isi iri kugana. Ahubwo abantu badashaka kugendana nayo bakabona ko byacitse. Nakubwiye ngo turi muri digital. Aho ngarukira igihugu ni hamwe. Niba ADEPR yaratangiye itwigisha inyigisho runaka, bwacya mu gitondo ikayisubiraho, wanyumvishije? Urumva haraboneka mwiki. Niba umuntu yaratangira inyigisho ntayikomeje, abo yigishaga bimeze ute? Nabo birahinduka. Niyo mpamvu rero uhera aho ngaho. Uravuze ngo kera umuntu yambaraga ipantaro tugatera amabuye. None uyu munsi ubuvuga ati icyama nkahura byibuze n'igitsina gore cyose kigize gute kiyambaye yaba ari amahoro. Udasanze yambaye igariso, udasanze yambaye bikini mu muhanda. Buriya Imana izakurinde ntukazace mu mugi hagati ya 4 cyangwa 5. Wakwibaza niba wageze ikuzimu kandi ukiri ku isi bikakuyobera. Sirito nk'igihe cya weekend. Ariko ibyo ntacyo bitwaye igihugu. Bitagitwara. No si wo ni umuco. Erega nge nigisha iyobokamana, ntago nigisha abantu kwambara ubusa. Ibyo ntago bigize icyaha. Umuntu yiyambariye gutyo ntakora ibigize icyaha yakurikira. Noneho rero ibijyanye na za nyigisho twafashe, uko twigishwe mbere tugihamagara. Kandi nako Paulo yavuze ati muramenye. Umuntu wambaye gutyo nta rutangira aba agifite. Umuntu yatinyuka kwambara bikini, agatinyuka kwambara igariso. Uwo muntu ukambwira ngo hasigaye icyo navuga ni kimwe, nuko imperuka ihereye mu Rwanda. Kandi icyo ngicyo ntago ari igitangaza. Ibyahanuwe n'abahanuzi, ibyavuzwe n'Imana bigomba gusohora. Ntago uhereye mu Rwanda, ariko na Los Angeles harahiye umuriro. Los Angeles rega hara ntago tuhavuga, ndavuga ha muri Afurika. Iyo ugeze muri Amerika hara n'abasazi. Birirwa banywa itabi, iminwa barayitukuje. Yatangiye kera. Urumva ibyo yo kuvuga ngo bambara amagariso, hara bambara ubusa bakajya kuri stage noneho.
buriya iyo tugeze nk'aho ngaho mu bihugu byateye imbere aho ngaho wihavuga kuko ho byararenze hariya uracyabona umuntu yambara ibikururuka hasi. Ugize uti imperuka ihereye mu Rwanda ariko bigaragara ko abantu aribo bayihamagariye bari kuyizanira none cyane rwose kuko rwose ntago leta yafashe kino cyemezo cyo kugira ngo insengero zibe ikibazo gutya abantu nabari shyashya. Ntabwo insengero ari ikibazo nta nubwo na leta ari ikibazo ahubwo ikibazo n'abazisengera. Kuko niba umuntu agiye gusenga ntakoze ibyo gusenga umva ritwa ngo iki niyo mpamvu nta rusohokemo agenda ashyire mu bikorwa ibyo akwiriye kubashyira mu bikorwa ariko yibeshya abantu ko ari kugira ute ari gusenga. Nge rero nigisha ukuri mvuga ukuri nzavuga ukuri uko niko bimeze. Umukristo ukurikiye uko bino bintu biri kugenda kumva ni imperuka abigenza ati Bibiliya ivuga ko hari igihe kizagera insengero zigafungwa. Sinjye wabyanditse muri Bibiliya. Kino ntabwo ari igitangaza pe ntabwo ari agashya kabonetse mu gihugu. Nta byacitse n'ibiri gusohoka. No. Iki ngiki ni igihe cy'umukristo nyamukristo akwiriye gutungwa na cya kindi yamenye. Subiramo ako kantu. Iki ngiki ni igihe umukristo wa wundi wa nyawe akwiriye gutungwa na cya kindi yagize gute yamaze kumenya. Wa Yesu ufite muri we ntumurekure. Bya jambo rigufasha nturirekure. Cya kindi wagendanaga wikireka. Nta n'ikindi narenza aha ngaha. Urakoze cyane. Nanjye ikiganiro nkisoreje. It's fine.